Muraho neza bavandimwe, ese mwigeze mubona moteri ishyuha cyane goji yerekana ubushyuhe urushinge ruzamuka rukagera mu mutuku hejuru kuri high temperature kubera ubushyuhe bwinshi bwa moteri, cyangwa imyotsi myinshi ukabona irimo kuzamuka imbere muri kapo? Noneho ubu ngubu tugiye kureba impamvu 5 nyamukuru zituma moteri ishyuha cyane nuko wabikemura. Impamvu ya mbere ishobora gutuma moteri yawe ishyuha cyane, iyo nta kuranti iri muri radiateri cyangwa se kuranti yabaye nkeya cyane muri radiateri. Ibi rero bituma moteri ishyuha cyane kubera ko iyo nta mazi ari muri radiateri cyangwa se kuranti yabaye nkeya, moteri iba yabuze kuranti zikonjesha hanyuma igashyuha. Noneho rero tugiye kureba impamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri rero turabizi ko radiateri igira lower pipe na upper pipe. Ubwo nyine iyi lower pipe niyo yinjiza amazi akonje avuye muri radiateri akinjira muri moteri, hanyuma iyi ngiyi upper pipe yo isohora amazi muri moteri yamajije gukoreshwa ashyushye akinjira muri radiateri ikayakonjesha. Nanone kuri iyi mpamvu ya kabiri, iyi lower pipe na upper pipe ishobora kuziba. Urabizi ko radiateri igira lower pipe na upper pipe. Ubwo nyine iyi lower pipe niyo yinjiza amazi akonje avuye muri radiateri akinjira muri moteri, hanyuma iyi ngiyi upper pipe yo isohora amazi muri moteri yamajije gukoreshwa ashyushye akinjira muri radiateri ikayakonjesha. Nanone kuri iyi mpamvu ya kabiri, iyi lower pipe na upper pipe ishobora kuziba, cyangwa se nanone drain plug yo kuri radiateri ishobora kuba yafungutse, za kuranti zose ziri muri radiateri zikimenekera. Iyi mpamvu ya kabiri rero nayo iri mu mpamvu ishobora gutuma moteri ishyuha cyane. Impamvu ya gatatu rero ishobora gutuma moteri ishyuha cyane ni fani cyangwa se vandarateri ya radiateri. Vandarateri ya radiateri rero iyo yapfuye, wa mwuka izana ufasha gukonjesha radiateri ntabwo uba ukibonetse. Ubwo rero kuranti ziba ziri muri radiateri zisubira muri moteri zigishyushye. Ubwo rero uri kumva moteri rero iraguma igashyuha cyane. Iyindi mpamvu ya kane ishobora gutuma moteri ishyuha cyane ni thermostat. Thermostat rero nk'ibisanzwe tuzi ko ishinzwe gufunga no gufungura kuranti zishyushye ziva muri engine zijya gukonjeshwa muri radiateri. Iyi spring cyangwa se rasoro iri muri thermostat niyo ituma ifungura ikanafunga. Ari igihe yibana ikagufungura amazi akaguma muri moteri ashyushye. Reka turebe neza ukuntu ikora. Banza usobanukirwe neza from engine to radiator by passport, biragufasha gusobanukirwa neza. Ubundi imikorere ya thermostat, iyi spring irimo imbere, iyi ngiyi iyo yumvishije ubushyuhe bwinshi irafungura, yakumva ubushyuhe bukeya igafunga. Dusuppose yuko ahangaha ngo from engine no kuri by passport tubona ko kuranti ziracyasa icyatsi zimeze neza. Ubwo bishatse kuvuga yuko amazi arimo gusayikira muri engine atarashyuha, ariko turaje tubirebe neza uko amazi agenda asayikira muri engine. Ahangaha ngo from engine no kuri by passport uko amazi agenda ashyuha. Iyi spring mu by'ukuri nimara kumva ubushyuhe bwinshi irahita ifungura, hanyuma amazi ahite akomeza kuri radiateri ajya gukonjeshwa. Reka tubirebe neza. Ubwo rero nk'uko tubibonye uburyo ikoramo, iyi spring iyo ibaye yagize ikibazo cy'uko yibanye itarimo gufungura, ya mazi ntago ava muri engine, za kuranti zishyushye cyane zibura uburyo zisohoka muri engine zijya muri radiateri kugira ngo zikonjeshwe. Ugasanga moteri rero y'amazi ashyushye cyangwa se za kuranti zishyushye zigumye muri engine igumye gushyuha cyane. Iyi nayo yari impamvu ya kane ishobora gutuma moteri yawe ishyuha cyane. Impamvu ya gatanu rero ari nayo ya nyuma ni cylinder head gasket.
komponenti iba iri hagati ya cylinder head na cylinder block. Ikoreshwa mu gusiringa cyangwa se gufunga neza kugira ngo amavuta n'amazi byivanga. Rero iyo habayeho ko yangirika bituma amavuta n'amazi byivanga. Uri kubona ko yagiye ishenyagurika mu mpande zose ahantu hose. Ubwo rero ahangaha iyo yangiritse gutya cylinder head gasket, ikintu gihita kibaho amavuta n'amazi bihita byivanga. Kandi ubwo uri kumva ya mazi yakagiye gukonjesha moteri ahita yivanga n'amavuta. Rero iyo amavuta n'amazi byivanze moteri irashyuha, kuko ya mazi yakagombye kujya gukonjesha moteri aba yigiriye mu mavuta. Ubwo uri kumva ya kuranti iba iri muri engine iba ishinzwe gukonjesha iba yabaye nkeya cyane. Urumva ko amazi amwe aba yagiye mu ruhande rumwe n'andi yagiye mu ruhande rumwe, amwe aba arimo kujya gukonjesha andi yigiriye mu mavuta. Ubwo uri kumva rero kuranti zihita ziba nkeya muri engine ugasanga moteri itangiye gushyuha. Nanone ya mavuta yivanze n'amazi bituma lubrication system idakora neza, kandi tuzi neza yuko lubrication system iyo irimo gukora neza bituma ikonjesha na moteri. Ubwo rero iyo amazi yivanze n'amavuta ntabwo lubrication system ikora neza. Kandi ikintu kizabikubwira neza ko cylinder head yangiritse amavuta arimo kwivanga n'amazi, uzatangira kubona imodoka yawe inyuma irimo gusohora ibyotsi by'umweru byinshi, kubera ko ya mazi n'amavuta byivanze biramanuka bikajya muri combustion chamber, ugasanga harimo gutwikwa amazi yivanze n'amavuta. Niyo mpamvu rero bituma habaho gusohora imyotsi myinshi y'umweru. Bityo rero niyo yari impamvu ya gatanu ariyo ya nyuma, cylinder head gasket nayo ishobora gutuma moteri yawe ishyuha cyane, ugatangira kubona goji ipima ubushyuhe urushinge rwazamutse cyane rwageze mu mutuku kuri high temperature, ugasanga n'imbere muri kapo imyotsi irimo kuzamuka ari myinshi irimo kuva muri moteri. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel cyangwa iyi video niba wayikunze igufashije, kora like, ukore share, ukore subscribe, ntiwibagirwe no gushyira igitekerezo cyawe muri comment. Naho waba utasobanukiwe neza